bimeze biti bimeze ni samana babizi 5 kuri 5 ariko mwana like muze yawe ngiye YouTube vuga ibindi bintu byinshi cyane umbwire byinshi bose afite ibibazo bitatu byo kumbaza ndaba nagiye ibibazo bitatu byo kumbaza ndahita ngenda kabisa ikintu nagiye kubaza cyambere iyo cyambere cyo wakisha oya ikintu nagiye kubaza cyambere iyi system mwazanye yo kugira ngo indirimbo mujye muvuga ngo yabuze ngirongera garutse iyo ni system iyo zayibaze bene wabo barabaza Caritas umusarazi ko ibyo bintu nabibarizwamo kabisa ibintu byo guprankinga abanyarwanda n'abana ba mbere nkunda cyane ariko wabonye ko ibyo byeze nk'indirimbo ngisigaye ibura ngo mu minota 10 igahita igaruka wabonye ko bisigaye byareze nk'indirimbo ngo yabuze ngo isigaruka bro reka kumbaza icyo kibazo nacyo kirapfuye bazi ikintu cya kabiri ikibazo cyo mu bugoryi bwinshi cyane oya ubugoryi muri mukandi nta kintu kirimo aho ngaho twakomeye none se kari abahanzi bawe ugira ngo okay vuga ikintu cya kabiri so ikibazo urajya nababaye cyane nababaye mu buryo bukomeye cyane okay ikibazo cya kabiri bizagusaba urumva igihe kingana gute kugira ngo uze muri bibaze ufite uburenganzira bwo kubaza ndagusubiza ikibazo cyose kibazo bizazo ngo nze he kugira ngo uze muri 155 he AM byaki yakigora kibita nuzango coach Gael uyu mukire bita coach Gael bro datuma nto ku mubyeyi ndagasa nagasa coach Gael se ni ibiryo umusa umva mubwira ikintu kimwe nujye uvuga n'abakire ijye umenya abakire uvuga bari abakire babicecekeye biturije umukire wemera ninde umukire nemera ikintu gisekeje umukire nemera ari kuri no live ahubwo nanze ntabwo namukubwira ntabwo ari mu bintu bya showbiz urumva umukire wemera umukire wanya abakire ureka nkubwira ikintu kimwe abakire banyabona ntabwo baza basakuza mu bintu by'ubugoryi bro ntaga izi nzere zimwirwa musakuza ibi bicucu byirwa bibegenda bibeshya mwirwa mubona buri munsi ahantu hose bigenda bibeshya umukire ufite amafaranga wayakoreye ntaga agenda bunzinyo ku gasozi nkuru yuki nka bya bisazi bya kera bya biri hanze ya toilette hari bisazi bahuraga nacyo ugasanga kingana nk'imbeba urumva kirimo gikubita amababa gisaka cyane abakire bameze gutyo ntabwo tubemera Coach Gael ntabwo ari umukire Coach Gael yabonye udufaranga dukeya ni nkirabuhiri si umukire don't ever do that mistake again ntuzanye gukora ubwo bugoryi cyo kora kuri level yawe kubakire njyewe nzi Coach Gael ni imbwa ntabwo aravuka n'umusega n'inzererezi eka kwereka sibyo Coach bro ntutume bro utatuma mvuga n'ibintu byinshi cyane anyway bazi ikindi Coach Gael ubu babise bro uba nkubaze reka nkubaze ariko se buretse gatoya ubundi iyo wifashe ukavuga ngo uriya mutipe ngo ni umukire ubuti uhereye kuki ijambo rikwiye kumuranga kari ubutekamitwe ujye uvuga ngo umutekamitwe Coach Gael ntukavuge ngo umukire Coach abakire baba bacicitse bro ahubwo uzambwire ngo liste yabo uva nkubwira ikintu kimwe sibyo Coach Gael uva nyine nkubwira ikintu kimwe sibyo tureke kugendera mu bintu byo kuvuga kugendera mu kigare ngibintu byo kuvuga gwite ibintu byabayeho by'abantu baza bagashaka gukasa umuntu n'ibiki byose ibikorwa by'uriya mugabo birivugira bro yakoze iki yubatse Kigali Universe ikora iki ni ahantu hagiye kujya habera imikino ahantu nta muntu wigeze nabitekereza ko abakire wori murambwira gatoya uretse hari umukino uretse gatoya ikibazo nta numwe wigeze ashaka gushora muri ikibazo ugendera mu kigare tuza nkubaze gato Kigali Universe azabera iki ni iki Kigali Universe hazajya habera ibikorwa byinshi cyane birimo siporo birimo imikino itandukanye birimo ibitaramo by'abahanzi urukumva
uwo niwe muntu twari dukeneye muri siporo uretse gato reka gusimbagurika murasimbagurika uretse mwibariza ibibazo reka mwibariza ibibazo iyo uvuga ngo umukire ndashaka kubaza Kigali University ni ikigamije iki zakora iki n'ibiki ndetse ubihuze n'umukire abo mwari mukeneye ari benshi na nyina wambogo natwe tumukeneye ngo twisekere hari abantu dukeneye ngo duseke bivuga ngo mwari mukeneye buretse gato banzuze hano uramwe ngo mwari mukeneye mu icyambere cyo ntukora siporo wari umukeneye nkande wo kora siporo reba ufite ukuntu nkana uyivuga ngo bro nta nubwo nshaka kongera kuvuga ibintu byinshi cyane uvuga ngo uramutipe n'umukire mana abakire baba bacicitse ijambo ry'umukire rwose uyivaneho vuga ati ni inzererezi ishaka kwigaragaza maze ukubaka ikintu cy'imyidagaduro ku rubyiruko abasheshe kanguwe n'ibiki byose kubaka se ndimbati ntafite akabari ka mbere aho bita munuza ndimbati yarubatse ndimo navuga ibifasha abaturage ibifasha urubyiruko kubona akazi no kugira gute ukazanamo ibintu nk'ibyo bya ndimbati mwana hari ibintu ngo gufasha abaturage no ese buretse ngaje reka nkubaze ibyo bintu yubatse bizafasha iki umuturage wibereye hari hasi n'ibindi byose bisanzwe umuturage uri kantarange utabashije kuba wenda yagera aho ngaho ariko arabasha kuza kurebera kuri televiziyo urumva akareba ati ahantu runaka muri Kigali University habereye bino mikino gutya na gutya byagenze gutya umva nkubwire rero wa Mungu wanjye umva hano nkubwire nongeye ngusubire nta bintu by'Kigali by'iki ntuzongere gusakuza ngo abakire ntago bazi bro yuvuze ibyo bintu uvuze none se abantu bari hejuru y'abakire nk'inshuro 5 wabitiki ariko buretse gato umunyabugire uzi kugira ngo umuntu yisacrifiye amafaranga ye umubwire rero ikintu utaruzi wamaze kucyica iyo utangiye kuvuga ngo umuntu yisacrifiye uwo ntago ari umukire abakire ntago bisacrifiye bro abakire gufata amafaranga ukayashora mu bintu uri kumva ukayashora mu bintu sacrifice ukoze bro uri kumva ibyo umva mubwire abakire bara bro abakire nababonye so nuzonye kumbwira ngo iranzereze n'umukire kuko ntagara umukire abakire baba bacicetse nta nubwo nakubwira umukire si abakire bose mubwire ndeka urakoze cyane umbwire nde nyine nuko nawe kuko none ikintu gisekesha abakire bari live kuko umukire ntabwo uzamusanga arimo abunzi nkuru nk'isazi dumba nywe nyine dumba no mukire asemana wagera cyose basi gusa ura musore kuzi ko yitemera biti muri Amerika 12 y'amadolari y'amanyaka nta nubwo y'amanyamerika n'amanyaka sibyo ikintu kimwe yewe nshaka kuzagukorera ni iki ngiki uri kumva yewe ese ubundi reka nze ngubaze iranzerezi yahindutse umukire wawe gute yewe bazi nyuma yabaye umukire wawe gute buretse gato bakene rwose ibibazo byanyu rwose muzabiduteza isi yose yahindutse umukire wawe ikintu ngiye gukorera sibyo ngemereye imbere y'abanyarwanda umuntu bita dikati sibyo ngiye kugukoresha ibishoboka byose nkubonere tike ikujyana muri cruise urukumva ukaba mu bwato nibura mu gihe kingana n'amezi 3 wagaruka ukaza muri Kigali Universe ukaza kureba imikino izaba irimo irahabera warangiza urukumva ugatembera igihugu cyose cy'u Rwanda ibyo byose kandi bizakorwa n'umukire noneho wongere ugende wicare umenye akamaro ko gushora mu myidagaduro nawe wenda uzagenda ubyigisha abandi hari igihe ushobora umusaza umva mubwire kera nzi kuzi gutebya urijoka like the biggest joker mu makarita kabisa njengo nzagenda ngire ntego ngiki ariko musa uziko neza inzererezi ngo girende
muri cruise uri joka amezi 3 mu bwato uri joka ntabwo uri comedy amezi 3 mu bwato bro ego bwa uzafate miliyari ebyiri azishore mu myidagaduro nagashore ibyo ntavuze dore se Badrama ntabwo ari umugabo Badrama asigaye acuruza amasosi muri Arizona ariko yiyanze asigaye acuruza inyama z'ihene muri Arizona ariko yiyanze ntiyari umukire ntiyakuraga amamodoka muri Uganda iyi filimi twarayibonye no kunirangira The Band turamuzi ntukazuze bro genda bakukire uretse wenda abantu b'abapadiri kera bajyaga baza bagashinga ibigo by'ibikorwa za centre de jeunes na za maison de jeunes sibyo umva mubwire iyi filimi turayizi n'ukuntu The Band apfa turabizi ntabwo Badrama yaguze imodoka ya miliyoni 160 yo gukora ngo goma ye ku giti cye ntabwo ntarimo gukaraga amasosi muri Arizona cyari nari mu gikoni arimo asimbiza ntuzi indagara so izi filimi turazizi abakire bawe rero revo zanyuma muri abakire banjye nzi ntago bari kuri revo y'ino mu kayitasi yatekaga imitwe ku buryo se wumva ko gushora mu myidagaduro nyarwanda umuntu aba agiye guhomba ku buryo wumva ko nyine umuntu washoye mu myidagaduro nyarwanda uretse kuvuga ngo uburyo numva ko umuntu washoye mu myidagaduro agiye guhomba nawe arabizi ko yamaze guhomba uzamubaza umukire wawe kandi tutatangira yamaze guhomba si uguhomba gusa umva nkubwire ntabwo ari ugomba gusa ahubwo azahomba neza cyane noneho uzabyibona mu minsi mike cyane umva nkubwize ukuri uriya ni umunyabwenge afite abantu umusa none se umva nkubwire ikintu kimwe bakiga business school imeze byose fresh nkubwire ikintu kimwe ahubwo nkubwire ikintu kimwe kandi ngabumva ko feed y'imyidagaduro nayo ishobora kubonekamo amafaranga ngamwe yavanye amafaranga azavana mu kayitasi azavana aka kanya ese tujye mu mibare matureke ibintu by'ubugambo n'ibiki byose tujye mu mibare uramusenza amafaranga azavana mbwira basi reka zo mbwira imyaka ingahe uretse guspendinga gusa ikintu winjize n'iki nyine baretse kutumubwira ukuntu bimeze amafaranga mufite yayahe uretse gato nyine mubwira ukuntu bimeze mu myidagaduro ukuntu baboneka amafaranga urabona nka hariya bubatse iriya sa uretse gato mwarabubatse iriya sare byonyine ubwabyo kugira ngo umuntu aze akubwire uti ndashaka ko bana yanjye mushyira hano mu gihe hagiye gukina ama ekipe runaka urumva nta mafaranga aba agomba kuguhera abantu mwize ekonomi mu nyumvire no mibare babagira bafata agakayi n'agakaramu abantu mwize ekonomi mu nyumvire no mibare bana bashyira bana uza amafaranga bashyira bana kuri website y'Inyarwanda cyangwa se igihe ntabwo turimo turavuga bana za kuri website bro bro wajigeta ari ngarike nze mubaze ufashe average y'abantu bazajya basura iriya boro ngo nimba ari ngukini sinzi ibintu byo ngo hejuru y'indi nzu muri Kigali universe apana kwa ngo ushaka kuyita Kigali warevu kwa byita byo ikibazo cyanyu mugenda mukanga abantu badafite ubwenge mukabakanya mu tuntu tw'utuzina tw'ibitatu bro who give a shit about Kigali universe cyangwa indi zina none keza sinshaka kubwira n'iki ngiki dukoresha imibare tugiye mu mafaranga uza amafaranga abakire bishyura Inyarwanda kugira ngo bapostinge kantu kakapana cyangwa igihe kuri 30 reka Gael tumukubire 150 no reka tumukubire inshuro 5 tumuvuge ati bazajya bamureza 150 buri kwezi kugira ngo ashyire bana runaka kaga bora kuzikungana agasirifasi kuzikungana nago jyo bana zirenze 20 zikwese 60 umukete se amafaranga amaze gutanga kujukunangana abantu bazajya bica muri uzirane zitarenze 30 urabona bro ukoresha ibibare bandi nuko yigendera mu kintu cy'ikigare ko ibibare umukire wawe ukoresha bira ni ibintu bizahura imyaka n'imyaniko uri kumva imyaka n'imyaniko bro use your fucking logic bro koresha logic yawe cyangwa logic abantu bazajya baza bakodeshe abantu bazajya baza bakora ibintu byinshi cyane bitandukanye hazaba harimo n'amazu y'ubucuruzi ku buryo abantu bashobora kuza bakagura ka coffee bakagura ibiki n'ibiki bro aho ukoresha aho wakoresha logic uretse kandi gasekeje ubu umwana azava mu magazi cyane hari ama coffee shops zaki zose tuzi mu mujyi wa Kigali ngagiye kujya hari hejuru kare akazu hari mu utazana bazajya bahajya kubera ko ariho hari abantu benshi bro
umva nkubwire rero nyine afate n'agafoto keza hariya niyo nimba ahantu heza mu mujyi rwagati ushobora umva nkwe prediction yanjye kuva akanya umwaka umwe n'igice from now imyaka 2 we na boss wawe muzicara hasi muvuga ati sha burya bya bintu twari twarayobye twiberaga muri fantasy umwana w'umuzungu yabyise fantasy bro iyo mibare ni impossible nta n'ubwishoboka umukino wawe uzamubwira ati ahubwo wowe vana umutwe mu kibuno cyawe utangire usmeringe oxygene kuko ibintu urimo gutekereza ntabwo bishoboka ibyo bishobora kuba byari ibyifuzo bya bamwe mu bafite imyumvire imeze nk'iyawe ibyo uzabwira umukire wawe ati vana ikibuno vana umutwe mu kibuno utekereze neza kuko nta bitekerezo bizima ufite oya mathematically ibintu biribara neza cyane economically bigahita umukire wawe ahubwo byaramucanze uzamubwira ati twamaze kubona ko uri umutekamitwe uriya ntabwo ari umukene umutekamitwe sibyo abantu baraza bakavugira ibyo bavuga bakagira ibyo bavuga uraza guhindura itimu urahindura ikipe uriya nta mukire umukire wa mbere urumva umukire wa mbere bamuzi nabo baramuzi uwo nguwo si umukire kuko umuntu utazi n'imibare ujya kuvuga ngo azagurisha ngo amakofi ngo agurisha ibintu by'ibikoma ngo hejuru ngo y'inzu nta mukire ukurisha igikoma hejuru y'inzu wakize bro ibyo narimo nakubwira nibyo nanjye ntekereza nyine nk'umuntu nk'uko nawe hari umuntu ubashije ariko ubu ni ngo Jess Kwisa basigaye bamwishyura angahe basigaye bakwishyura angahe kubera ko wafashe side yo kugira ngo ukase ntabwo ushobora kureba ko uretse gatoya ikintu gisekeje noneho ikintu kica nafashe side yo kugira ngo nkase ni njye wafashe side njye nafashe side akazi mubwiza ukuri abantu banzi iyo wicaye ugatekereza ntabwo ubona ko ari bikenewe difference iri hagati yanjye n'abandi nkawe ahubwo njyewe ikintu mvuze ngihagararaho umwebwe ntabwo mpagarara ku cyo mwavuze oya njyewe icyo ndeba murasimbagurika niyo mpamvu abantu batajya babizera niyo mpamvu abantu bizera bakavuga ati ikintu mvuze ari ukuri kuko sinjye nsimbagurika ikintu mpagararaho with conviction ikintu njyewe ngenderaho ni ikihe ndagenda nkicara nkakora research nkareba neza nkavuga nise koko ibi bintu umuntu abikoze muri iyi ntuza muri ino area ibi bintu byakunda ese ibi bintu byakinjiza amafaranga nkaza gusanga bishobora kutayinjiza amaginga ya ngaya ariko ejo n'ejo bundi bizayinjiza uko niko twebwe tubara nk'abantu bize ekonomi uri kumva sinzi wenda mwe kuba mubyumva ariko yewe barimo nakubwira ibintu bifite logique kandi bibaritse umva mwibwe je